ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya tubonye kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira rero ku murongo uri mu Filipi igice cya 2:13 uvuga ngo kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Amen. Imana niyo soko y'ibyiza kandi niyo idutera gukora ibyo yishimira, ariko tukabanza tukabikunda noneho tukanabikora. Ukunda rero Imana aba ari ku kigero iki n'iki cy'imbaraga za zindi Imana yaduhaye zidukoreramo, imbaraga zayo zidukoreramo. Ni urugero rero rukomatanya ryo kwizera no kuba twafashwa n'Imana kugira ngo dushobore gukora ibyo ishaka. Imana rero niyo soko y'ibyiza byose, kugira neza kose, mbese ibintu byose bituruka byiza bituruka ku Uwiteka, noneho natwe tukagira imigambi biba bituruka ku Uwiteka. Ikidukwiriye ni uko tugira imigambi myiza, tukagira kwizera no kumvira Imana, kandi ibyo ngibyo ntibitandukana. Noneho ibyo bikadufasha gukunda, tukagira urukundo rukunda Imana, tugakora ibyo ishaka. Urukundo rero ndetse no kwizera no kwiringira ni ibintu bigaragarira cyane cyane mu bikorwa, kuko tuzi neza yuko n'Imana ngo yakunze abari mu isi bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege. Imana rero tubona ko kunda bijyana n'ibikorwa, ariko kandi ibikorwa bikagaragaza urukundo dufitiye Imana cyangwa bagenzi bacu. Haleluya. Kubw'uyu murongo rero turabona ko abizera bakizera Imana bashobora gukorera agakiza kabo kugeza bagashoje, atari ukugerageza gushakira agakiza mu mirimo myiza, ahubwo tugasaba kwerekanisha agakiza kacu mu gukura mu mwuka no gutera imbere mu gakiza. Ntitugume ahantu hamwe ngo twarakijijwe, ahubwo tugakizwa buri munsi inzira, kuko agakiza ntabwo ari Imana umuntu ahabwa umuntu rimwe gusa, ahubwo ni nk'urugendo rukomeza rujya imbere, kandi uwizera akabigiramo uruhare kugira ngo ashobore gukomeza kwihanganira kwicisha bugufi mu mirimo ye, ndetse no gukura mu mwuka kugira ngo ashobore kugera ku rugero rushyitse, urugero rwa Kristo. Haleluya. Igihe rero dushobora kuvuga gukira, twibwira ko bijyanye n'agakiza, ariko gukira hari n'igihe bijyana n'ibitari iby'ubugingo. Nko muri uyu murongo, gukira bikaba nko kubohorwa cyangwa gutabarwa mu bigeragezo bishobora kubangamira umuntu mu byaba agerageza gukora, kugira ngo mbese bimubuza kwizera gukora ubushake bw'Imana. Nk'aha ngaha Abafilipi usanga bari bafite ikibazo cyo kujya impaka cyane, mu buryo byakururaga amakimbirane hagati yabo. Ibi rero bishaka ko Uwiteka adutera gukora ibyiza. Ntabwo ari ngombwa kujya impaka, kugira mu makimbirane, ahubwo Imana ishobora kudutera gukora ibyiza, umuntu akagira umwete ahubwo wo kubiharanira, kuko nicyo Imana idushakaho. Umuntu rero yabiharanira. Turebye nka ya Zaburi ya mbere igice umurongo wa mbere kugeza ku wa 6, niho tubona umuntu ibyo ashobora gukora ndetse n'ababi ibyo bakora. Dusanga ko umuntu ushaka kugira imigambi myiza atagendana n'ababi, atabana n'abanyabyaha, nticane n'abakobanyi. Aho ngaho arahirinda, kubera ko hamwicira mu bwonko, hamwicira ibitekerezo, kandi rero byose niho bituruka. Iyo mu bitekerezo bipfuye mu mutima hakajyamo imitekerereze mibi, bituma umuntu adashobora gukora iby'Imana ishaka, kuko ibitekerezo biba byapfuye, ahubwo agahora yibwira amategeko y'Imana. Ariko ku murongo wa 4 baravuga ngo ababi ntibamera batyo, kuko ababi nyine ni babi, ntabwo bashobora kumera nk'umuntu uhirwa bavuga muri iyo Zaburi, kubera ko agira abo baganira batamushyiramo ibitekerezo bibi, mbese
abantu babi bo ntabwo baba muri iyo nzira. Babi bakora, abanyabyaha bakorana n'abanyabyaha bagakora ibibi, mbese ibitekerezo byabo biba ari bibi. Ntabwo ushobora gukora ibintu byiza ufite ibitekerezo bibi, bishoboka. Hano rero tubona ko Imana idushyiramo ubushake bwayo, ikadushyiramo imbaraga zayo kugira ngo dushobore gukora ibyo ushaka, kuko dusanga ko ibanga mu buzima bushya buhindutse bufite intego ari ukureka ahubwo Imana igakorera muri twe. Haleluya. Ibyo rero dushobora kubisaba Imana kugira ngo dushobore gukora ubushake bwayo, tukabaho mu buzima nk'ubwa Kristo. Ibyo ngibyo nko kubaho ubuzima bwe bidusaba gutekereza nkawe, nka kuriya twabonye abantu batagomba kugendana n'ababi. Kugira ngo dushobore gutekereza nka Kristo bidusaba gutekereza neza, dutekereza ibintu byubaka. Ibyo rero ntabwo twabyihesha, ahubwo tubihabwa n'Umwuka Wera uba muri twebwe. Umwuka Wera iyo ari muri twebwe birashoboka. Niyo mpamvu na Pawulo abwira Abafilipi, iyo ushaka gukora ubushake bw'Imana ni uko urushaho kugira ubushake bwo kubukora nabwo. Niyo mpamvu narivuze ni Pawulo nicyo yabwiye Abafilipi, ngo ibisigaye bene data, ngo iby'ukuri byose, iby'ukubaho byose, iby'ugukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ngo ibyo nabigishije, byo nababwirije, byo mwanyumvanye, nibyo mwambonanye, aba ari byo mukora, ngo nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Aha biragaragara ko Pawulo ababera urugero rwiza, abereka n'ukuntu Imana ishobora kubana nabo, mbese ikabaha kuba bakora ibyiza. Nawe rero biriya byose avuga nuko byari byiza kandi ari ibishimwa n'Imana. Icyo rero Imana idushakaho nuko tugomba gukora ibyo Imana ishaka nyine, kandi umwizeye, wizeye Imana, wizeye uhoraho akamwiringira, ashobora guhinduka, ahindura ibyo yibwira, ibyo atekereza, akorana n'abakozi b'Imana bakunda Imana, atari mu magambo, ahubwo akagaragaza ko akunda Imana kandi ashaka kuyikorera. Uwiteka rero abane natwe kandi adufashe guhinduka, kugira ngo dushobore gukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo Imana ishobore kudutera gukora ibyo ikunda kandi dukora ibyo ishaka. Ibyo byose rero bizaterwa n'urukundo tuzagira, kugira ngo rushobore kuduha kujya mu bikorwa bikora ibyo Imana ishaka. Uwiteka abagirire neza kandi abagure mu mitekerereze myiza, kugira ngo dushobore gukora ibyo Imana ishaka. Uwiteka abaho umugisha. Amen.